kuko abantu bakora kano kazi bashobora gutunga famiye zabo. Watunga famiye ko haba harimo amafaranga nta kibazo. Ese gukora ino keke bisaba kuba warabyize imyaka 3 ya segonderi cyangwa ushobora no gufata short course n'ubundi ukaba wabyiga ukaba wabikora? Ntago ari muri segonderi wafata na short course ukabikora bisanzwe. Ntabwo wabyiga mu ishuri waza naha ngaha tukakwigisha nta kibazo. Naha ngaha mushobora kwigisha n'ubundi. Ese mushobora gushushanya nk'isura y'umuntu ikaza uko iri twayishushanya. Okay, gukora bino bintu bisaba kuba ufite umufamiliye muziranye cyangwa se mwene wanyu muziranye cyangwa se inshuti ubikora? Oya. Bisaba iki? Bisaba yuko wowe ubwawe uraza tukakwigisha, wamara kubimenya wowe nawe wagenda ukishingira bakeri yawe cyangwa bakaguha n'akazi ahandi. Nko gukora nk'iyo keke wenda iri aho ngaho bishobora gutwara igihe kingana gute? Iminota 10. Iminota 10? Ishobora gukostinga amafaranga angahe? Iyi ngiyi tuyitangira hospitality everywhere. Turabasuhuje abakunzi ba hospitality. Tugiye kugana n'umuntu ukora muri bakeri. Ni umuntu dusanzemo akora keke. Ubundi reka tukubaze mbere yuko tuganira, witwa nde? Banyita Byiringiro Jazir. Byiringiro. Byiri, akangaka nakazi umazemo igihe kingana gute? Umwaka. Ubu ngubu ufite experience y'umwaka? Ndayifite. Ni ibintu bidasanzwe cyane. Ni ukuvuga ngo aka kazi wagatangiye uvuye ku ishuri cyangwa utarajya ku ishuri? Uvuye ku ishuri. Urakoze rero, iki kibazo kise kinjyana n'ahandi hantu. Ese gukora ino keke bisaba kuba warabyize imyaka 3 ya segonderi cyangwa ushobora no gufata short course n'ubundi ukaba wabyiga ukaba wabikora? Ntago ari muri segonderi wafata na short course ukabikora bisanzwe. Ntabwo wabyiga mu ishuri waza naha ngaha tukakwigisha nta kibazo. Naha ngaha mushobora kwigisha n'ubundi. Okay, nko gukora nk'iyo keke wenda iri aho ngaho bishobora gutwara igihe kingana gute? Iminota 10. Iminota 10? Ishobora gukostinga amafaranga angahe? Iyi ngiyi tuyitangira ibihumbi 10. Ibihumbi 10? No kuvuga ngo buri munota ubwo abara amafaranga 1000. Cyane muri ntabwo wabibara gutya, ishobora kuba noya n'ubundi ikagura amafaranga menshi. Biterwa nyine, hari ibari 10, 8, biterwa n'igiciro ushaka. Ariko twebwe duhera ku 8 dutanga. Ku 8? Ese abakiriya baraboneka? Abakiriya baraboneka. Ibi bintu ndabikunze cyane. Ase ndabona ukiri umujene cyangwa se uri mu myaka y'urubyiruko, kandi hari abantu benshi cyane ubu ngubu tuvugana mushobora kuba mungana cyangwa se ubaruta cyangwa se bakuruta badafite imirimo, kandi bakaba bumva barihebye nyine. Urumva wabagira nk'ihe nama abo bantu bihebye? Oya, nta kwiheba, ntako uraza imirimo irahari, ukaza ugashaka imirimo ku isoko ry'umurimo ugakora. Nose gukora bino bintu ura mu mufuka nyine. Okay, gukora bino bintu bisaba kuba ufite umufamiliye muziranye cyangwa se mwene wanyu muziranye cyangwa se inshuti ubikora? Oya. Bisaba iki? Bisaba yuko wowe ubwawe uraza tukakwigisha, wamara kubimenya wowe nawe wagenda ukishingira bakeri yawe cyangwa bakaguha n'akazi ahandi. Ushobora kwishingira bakeri yawe nawe? Nawe wayishinga. Warabyize mu gihe kingana gute? Biterwa, wakiga ukwezi cyane amezi 3. Amezi 3 ushobora kubyiga bino bintu ukabimenya? Amezi 3 wabyiga ukabimenya. Biterwa n'uko ufata nyine. Biterwa n'ukuntu ufata. No kuvuga ngo kandi sinzi ko iryo shuri cyangwa se iyo minerval bishobora kumusaba ishobora kujyana no mu bihumbi 500. Ntago 500 byageramo. Ntago 500 byageramo. Ibintu byiza cyane. Bose ngubu hari abantu bavuga ngo bakeri ntago tubizi cyangwa se ntago tuzi gukora keke. Ugasanga bari mu rujijo cyangwa se bari muri dilema bavuga ngo dushobora kubijyamo tubashe kubona amafaranga duteza imbere, tubashe gutunga famiye zacu. Ese koko abantu bakora kano kazi bashobora gutunga famiye zabo? Watunga famiye ko haba harimo amafaranga nta kibazo. Ushobora gutunga famiye yawe? Wayitunga. Okay, reka tube honest. Ushobora gukora nk'amafaranga angahe ku munsi uri umuntu ubikora, umuntu ubona abakiriya cyangwa se
umuntu ukorera Kimironko ubu ngubu muri kano karitsiye twisanzwe turimo ashobora gukora amafaranga angahe ku munsi 1,100 uba wabicyura. 1,100 uba wabicyura? Ari uko ufite business, ari uko business ari yawe cyangwa ari uko uri umukozi n'ubundi muri iyo business yawe? Oya, uri umukozi ntago baguhembera ku munsi, ni ku kwezi. Ariko nawe uzamuka mu 1,100 bitewe n'uko ubizi na des. Nase ikibazo cy'amazi yakira utariye keke oya ntago byakunda. Ntago byakunda? Ntabwo bavuga ngo zijya zitera imivuduko y'amaraso, zibazima amasukari menshi. Oya ntabwo ugikira izo mpungenge? Oya ntago izo mpungenge ntazo, kiretse iyo ukunda kurya ibintu by'amasukari cyane. Naho keke ntago yabigutera. Ese ushobora gukora keke ntibashyiremo amasukari? Keke oya ibigomba kujyamo isukari. Keretse nk'umukiriya yifuza yuko itajyamo isukari. Nabwo barayikora? Nayo turayikora. None se hari ukuntu tujya tubona amakeke mu bukwe ameze nk'aho ari cyangwa se agerekeranyije inshuro nyinshi cyane, namwe mushobora kuba mwayakora? Twayikora uko uyishaka kose turayikora. Ni ukuvuga ngo mushobora gukora na keke ifite igice cya metero? Turayikora. Nta mpungenge ziba zihari zo ko ishobora kwangirika? Nta mpungenge nazo. Okay, reka wenda tuvuge muri iki gihe abajene benshi barifuza gukora single bucket cyangwa gukora imirimo ya bakeri kuko iyi trend cyangwa se iraharawe muri no minsi, kandi nkeka yuko abanyarwanda benshi bari kugenda babyumva. Ese iyo umuntu ashaka kubyiga mwatubwiye yuko mubyigisha yabakura he? Waza ahangaha dukorera kuri Regina Pacis Kimironko, umuhanda wo hasi kuri dodani ya mbere. Kuri dodani ya mbere? Ase n'icyizere mwaduha cy'uko umuntu ashobora kuza akabyiga amezi 3 bigenda bikunda n'icyizere? Icyizere tuba dufite test nziza, wowe waza iyo ushaka kumva test turaguha ukumva nawe ukumva nyine uko ubyifuza ko ariko biri, ariko biba bimeze neza nta kibazo. Biba bimeze neza? Kandi mwijeje umuntu ushobora kubagana yuko ashobora kubyiga nawe akaba yabyikorera? Wabyiga ukabimenya, wowe nukuza tukakwigisha ahangaha munsi ya Regina Pacis, munsi kuri Yummy Cake. Ukihagera kuri dodani ya mbere usoma handitse Yummy Cake. Yummy Cake. Ese gutangira no business bisaba igishoro kinini? Oya ntabwo bisaba igishoro kinini cyane. Ukuvuga ngo utangije igishoro wenda kivuge munsi ya miliyoni, ushobora gukora no business? Wayikora. Ntabwo imashini zihenze? Imashini ziba zihenze, ariko bitewe n'igishoro ufite wowe ushaka nyine mu bushobozi bwawe. Ni ukuvuga ngo n'ubundi ibishoro bitandukanye nyine amamashini akora zino abatandukanye. Gusa ntabwo ari ngombwa yuko utangira ku bintu biri hayi cyane. Mukoresha imbuga nkoranyambaga? Abantu bashaka kubasakira ku mbuga nkoranyambaga babasanga he? Ni Yummy Cake. Yummy Cake Rwanda, Instagram. Yummy Cake. Okay, murakoze cyane. Na nimero twayibaha? Nomero ni 078 41 34 824. Sasa tugiranye ikiganiro cyiza, nawe tubonye ubikora, watubwiye ko umaze umwaka umwe wewe muri segonderi. Oya ntabwo utize muri segonderi kandi ubimaze nk'umwaka wose? Nawe wize short course? Ni short course. Wize short course none uri mu kazi uri gukora? Ni ukuvuga ngo ufite experience yuko ushobora gukora amakeke agera muri anga ubwoko bungana? Ubwoko iyo ushaka yose twayigukorera. Iyo ushaka yose twayikora? Ese mushobora gushushanya nk'isura y'umuntu ikaza uko iri twayishushanya? Mwayishushanya? Okay, murakoze cyane, reka tubashimire, twagiranye ikiganiro cyiza kandi tukwifuriza gutera imbere ndetse tukwifurize
no guhirwa mu byo ukora Murakoze. byose. Abakunzi ba Hospitality TV rero, Hospitality nakagaruka, murakoze cyane, nizere ko mwakanze subscribe cyangwa mwamaze gukora subscribe. Ciao ciao.